ijambo ry'Imana niryo umwami Yesu yadusigiye. Ijambo niryo ryubaka itorero rye rikorana n'umwuka we. Imana ishimwe. Igihe cyose itorero ryashira ku ruhande ijambo ry'Imana, iryo torero rizaba rifite ikibazo, kubera yuko itorero ryavutse kubw'ijambo n'umwuka wera, kandi rikomeza kubakwa n'ijambo n'umwuka wera. Rero ibyo biri ni ngombwa, bikwiye kuba au centre y'ibintu byose itorero rikora, ijambo ry'Imana hamwe n'umwuka wera. Uyu mugoroba rero tugira twumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana Biblia iryita ko ari umutsima w'ubugingo, umugati w'ubugingo. Kuvuga ngo niryo ritunga umuntu w'Imana, kuko Imana yavuze ko umuntu atazatungwa n'umutsima gusa, ibyo kurya turya by'umubiri, ariko azatungwa n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ni kuvuga ko nimba imibiri yacu Imana mu kuyirema yateganije yuko ikwiye gukenera ibyo kurya, ni kuvuga ngo Imana yateganije ko umuntu wacu w'umwuka ari umuntu w'imbere, nawe afite ibimutunga. Ibimutunga rero ntabwo ari omelette, ntabwo ari amateke, ntabwo ari umuceri, ni ijambo ry'Imana. Amen. Iyo urishize ku ruhande igihe runaka cyangwa igihe kirekire, biba bimeze nk'umuntu yiprivye kurya igihe runaka, iyo kirenze arapfa. Amen. Murabizi ko no kwiyiriza Bibiri tubwira ko tutakwiye kurenza iminsi 3 nimba twiriza tutarya tutanywa, ariko nimba wiriza unywa ushobora kurenza. Amen. Ariko ntabwo uzarenza ubuziraherezo, araho bigarukira. Niyo mpamvu rero n'umuntu w'imbere iyo tumwirengagije, nitumwiteho, nitumugaburire, ingaruka ziba ku mubiri udafungura utarya nizo zizaba ku muntu w'imbere, nawe arapfa, abanza akarwara kuko afite carence, hanyuma agapfa. Imana ishimwe. Ibyo kurya turya Imana yabiteguye, yabiremye ibishiramo intungamubiri zihagije. Ari byo tuvana mu nyama, dushobora kuvana mu mateke, sibyo? Ari byo tuvana mu mboga, dushobora kuvana mu muceri, ari byo tuvana mu mbuto. Nuvuga ngo Imana yateganije toute une variété de nutriments dont nos corps ont besoin. Imana yateguye mu byo kurya turya ibintu bizatunga umubiri, za vitamine, za proteine n'ibiki. Amen. Amafi afite ibyo inyama zashobora kuduha, sibyo se? Iyo uri ibishyimbo gusa mu buzima bwawe, ibishyimbo gusa n'umuceri, bizagenda gute amaherezo? Bizagenda gute? Umubiri wawe uzagira carence. Vuga umubiri wawe hari ibyo uzabura, kandi umubiri wawe niyagira ibyo uzabura, système immunitaire yawe, amen, babasirikare barinda umubiri bazacika intege. None buri kagwara kose iyo kaje kakakwinjiramo kakubita hasi. Amen. Wajumvise? Rero ibyo mu mubiri twita tubitranspose, tubijyana mu mwuka. No mu mwuka nawo hari indyo zitandukanye Imana yateganije. Muri ijambo ry'Imana harimo za vitamine
z'uburyo bwose, harimo za proteine z'uburyo bwose. Haleluya. Harimo za omega tuvana mu mafi. Mu mafi harimo za omega n'ibindi. Rero mugiye kubaza aba nutritioniste bamwe binzobere mu byerekeye imirire, biriya byose bakubwira umubiri ukeneye, Imana yabishize mu ijambo ry'Imana kugira ngo niturware bwaki. Amen. Hanyuma tugeraho tugwingire. Hari abantu bagwingiye mu buryo bw'umwuka ariko ntabyo bazi, kuko babona bo bakome mu mubiri, nawe Imana ibarebye baragwingiye. Amen. Haleluya. Murabizi biriya byo kurya Imana yahaye Abisirayeli mu butayu imyaka 40 byitwa gute? Manu. Sibyo? Iriya manu ntabwo yavuye hano mu isi. Imana yavuze ngo narabagaburiye ibyo kurya by'abahambaye bo mu ijuru. Hein? Je vous ai donné la nourriture des grands. Les grands ni bande. Mu ijuru. Manu yavuye mu ijuru. Amen. Haleluya. Ariko mu buryo bw'umwuka ikaba yamenyekanishaga ijambo ry'Imana. Rero kuri bo bahawe manu. Iriya manu rero ntabwo bari bakeneye inyama. Ziriya nyama basabye Imana byise ko ari ukurarikira. Kuko muri manu yari yashizemo nibiva mu nyama. Manu yari ifite valeur nutritive zose. Mu buryo bari kurya manu imyaka 40, bari abandi b'abanyamahanga barya inyama bakajya n'ibiki n'amashu n'ibiki byose byose byo muzi, bariya ntago bari kubarusha sante, kuko manu yari mu bintu byose. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ariko murabona ko amaherezo baje kwivovota ngo barambiwe na manu, ngo bakumbuye ibyo baryaga muri Egiputa. Natwe iyo dukijijwe tugikizwa turumva dukunda ijambo ry'Imana, ariko amaherezo Satani aratwinjirira tugatangira kumva ntacyo rikitubwiye. Bavuga ngo dusome aha naha ngo no gutabivuga gutyo, ariko wa muntu w'imbere yirejembe ijambo ry'Imana. Murabyumva? Wabona apotre araje kandi aza kutubwira yuko ibimenyetso by'ihe byageze. Ega byageze, sinireke kubabwira. Cyangwa nawe umukurikira. Murakurikira? Ukraine yahawe intwaro, missile de longue portée, bateye muri Moscow kandi igazana amadega menshi. Putin yababwiye ati ubu rero ntabwo ari Ukraine, ubu rero turwane na OTAN, Amerika n'Uburayi. Kandi mumenye la Russie c'est une puissance nucléaire. Isi yicariye Kirunga. Mwabyumvise? Yicariye Kirunga. Kandi ibyo byose biri muri Bibiliya. Mwumva rero sindeka kubibabwira, kuko ni ibintu Imana yavuze ko bikwiye kwereka itorero kugira ngo niryirare, nirirangare. Niyo jambo ryanzanye uyu mugoroba. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kwa dusomere Odiro atusomere urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Hano hari ubutumwa bw'uno munsi. Petero, intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto n'i Galatiya n'i Kapadokiya no muri Aziya n'i Bituniya. Mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana mu minjagirwa amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo,
tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri. Amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera. Amen. aya magambo umwuka wera yavugiye muri Petero n'amagambo ahambaye, kandi n'amagambo yafashije itorero ryo mu bihe byose, ariko cyane cyane mu buryo bw'umwihariko itorero ryo mu bihe byacu. aya n'amagambo dukwiye gutekerezaho. Yabanje kuvuga ku byerekeye abatoranijwe. Aravuga ko batoranijwe, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Data wo mu ijuru yarabatoranije kugira ngo bezwe mu mwuka par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, bubahe ukuri, bumvire ukuri, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, kugira ngo nabo bahuzwe n'abandi kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Hanyuma ngo Imana ishimwe se umwami wacu Yesu Kristo kubw'imbabazi ze yatugiriye. Amen. Hanyuma Imana itubyara bundi busha. Yaraturemye, ariko noneho hagirira tubyara, yatubyaza ijambo n'umwuka wera, iduha ibyiringiro bizima bishingiye ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo niko rufatiro, niyo socle, niko rufatiro rw'ibyiringiro ry'umukristo. Haleluya. Izuka rya Yesu Kristo ni stamp yuko tuzabaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Kandi tukaba tubikiwe umurage, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ngo mu ijuru Imana tubikiye umurage, twebwe abatoranijwe, twebwe abahamagariwe kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kwezwa n'imbaraga z'umwuka wera, kwezwa n'ijambo ry'Imana. Ngo Imana impamvu itweza ni ukubera ko iradutegurira kwinjira hera aho iba ubwayo, kandi ngo tubikiye umurage udashobora kubora, kuko iby'isi byose birabora. Ugura imodoka ari nshasha uyu munsi ukayitangarira, nyuma y'igihe runaka amabati agatangira kubora. Ibintu byose birabora muri iyi si, ibintu byose, haleluya, biri sous l'action de la corruption. Ibintu byose igihe kigeze birabora, ariko ngo mu ijuru iby'Imana ibikiye abatoranijwe ngo ni umurage udashobora kubora, kuko birumvikana ngo ibibora ntago bizaragwa ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu imibiri yacu ntago Imana yatujyana mu ijuru directement n'imibiri yacu, kuko imibiri ntago yaremewe mu ijuru, imibiri yaremewe muri iyi si. Iyi mibiri irabora, iba hagati ibibora. Imana ishimwe. Mu ijuru rero nta kibora kibayo. Niyo mpamvu ngo uyu murage Imana itubikiye mu ijuru, twebwe abatoranijwe n'Imana, haleluya, nk'uko yabigambiriye ikaduhamagara muri Kristo Yesu igihe kigeze, haleluya, ngo tubikiwe umurage udashobora kubora. Ntushobora gusingira uwo murage ukomeze, kubera yuko ibitekerezo byacu
biri limite. Ibitekerezo byacu ntibishobora gusingira ibyo mu ijuru. Niba Imana yaremye muri iyi si tuziho agatonyanga. Abari hano kuwa gatatu narababwiye ngo na siyanse aho igeze iracakambakamba, ntabwo irahagarara, kuko ibintu dufite umunsi tuzi muri siyanse ni akantu busa ugereranije na mystère iri mu bintu Imana yaremye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo rero tubasha no gusingira ibyo mu ijuru. Yesu yavuze kenshi abwira abantu mu gihe cye ngo ko mbabwira ibyo mu isi mubitahure, ngo noneho nibabwira ibyo mu ijuru byo muzabimenya muti, kuko nta n'umwe wagezeyo atari umwana w'umuntu aba mu ijuru, niwe yaje kugira ngo ahishure ibyo mu ijuru. Uko Yesu Kristo irindi zina mu bantu zitwa le fils de l'homme, umwana w'umuntu, nko Daniel yabishuriwe mu gice cya 7, ngo mbona usa n'umwana w'umuntu. Haleluya. Ngo yegera muzee wa siku, yegera l'ancien de jour, yegera nyiribihe byose, ahabwa ikamba, ngo genda mu isi amahanga yose akumvire, indimi zose zikumvire, ubwoko bwose bukumvire, kandi ingoma yawe ni ingoma itazigera igira herezo. Haleluya. Turategereza kugaruka ku bwami. Haleluya. Bwa Dawidi ariko mu yindi dimension, kuko ntabwo ari Dawidi uriya, ahubwo Yesu. Haleluya. Wakomotse mu buryo rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka yari Imana kandi yari umwami wa Dawidi. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Noneho ngo umurage wabera ngo ntushobora kubora cyangwa kugajuka. Ni kuvuga ngo nibyo mu buryo bw'umwuka ntabwo dushobora kubisingira, ariko tumenye ko Bibiliya ibihamya ko bihari. N'igihe Yesu yishuriraga Sawuli agiye gutoteza abigishwa ba Yesu bari bahungiye Damasiko muri Siriya, Yesu yaramubwiye ngo impamvu nkwiyeretse, impamvu nkubonekeye ni kugira ngo ngukize ubwoko bwawe. Kuko bashaka kumwica, ko namara kuba umukristo baraza kumwica, abafarisayo, abayuda. Amen. Ngukize ubwoko bwawe n'abanyamahanga ari bo ngutumweho, kugira ngo bahumure amaso, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani baze ku Mana, babarirwa ibyaha no kunyizera, bazaraganwe umwandu wo mu ijuru n'abejejwe. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwakira agakiza ka Yesu Kristo, haleluya, automatiquement uwo mwanya tuba turi abaraganwa nawe. Rero tufite umurage mu ijuru. Rero uzajya umenya ngo mu ijuru ufite umurage, ntubasha kubora, ntubasha kugajuka. Amen. Ntubasha gutakaza agaciro, kuko ni umurage wo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Hanyuma, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêtre et révélé dans Dieu. Mwebwe murindwa kubwo kwizera kwanyu. Murarindwa. Hari imbaraga z'Imana zibarinda kubwo kwizera. Umutwe uno munsi kubashaka kwandika n'amagambo 3. Amen. Cyangwa n'interuro 3 nimba ari kumubyita. Ndabishakisha no mu Kinyarwanda. La foi nous sauve, kwizera kuduhesha gukizwa. La foi nous garde, kwizera kuraturinda. Et la foi nous sauvera, kwizera kuzadukiza. N'amagambo wabyumvise? Kwizera kuradukiza,
kwizera kuraturinda, kwizera kuzadukiza. Murabona kwizera akazi kako? Amen. Kwizera kuduhesha gukizwa, kwizera kuraturinda muri urugendo, kwizera kuzadukiza. Imana ihabwe icyubahiro. Mvuga ngo kwizera rero umurimo wako nagurangirana n'igihe wizera Yesu. Mwumvise hano ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Imbaraga z'Imana ziza kurinda uwizera. Amen. Kwizera niko kwaduhesheje gukizwa. Haleluya. Amen. Mugende mubwire abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera azakizwa. Uwizera azakizwa, ariko utizera azakigwaho iteka. Amen. Yohana 3:16 ngo urukundo Imana yakunze cyane bari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese nazarimbuke ahubwo ahubwo ubugingo buhoraho. Toujours kwizera. Ntushobora kwakira ikintu ku Mana nta kwizera. Amen. Uhereye kugakiza kugeza no mu byo ukeneye mu buzima bwawe, kuzageza n'igihe cyo kujya mu ijuru, kwizera ni ingenzi cyane. Ngira muze ati kwizera ni ingenzi cyane. Iyo utakaje kwizera, okay? Iyo utakaje kwizera, murabizi? Iyo umwana akiri mu nda ya nyina abaho gute? Iyo bita cordon ombilical. Mwana y'umwana avutse bagira gute? Nicyo kimuhuza na nyina. Mu Gifaransa bagita cordon ombilical. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ari mu nda, amen, nyina aramugaburira binyuze muri iyo cordon ombilical, sibyo? Izacibwa ari uko yaje mu isi. Ubwo icyo gihe azatangira kubaho, amen, mu bundi buryo. Natwe ikintu kiduhuza na data wo mu ijuru, amen, cordon ombilical iduhuza na data no kwizera. Iyo rero utakaje kwizera, uba utakaje icyaguhuzaga na so mu ijuru. Ingaruka ni zihe? Nta kintu na kimwe ubona kuri we, kuko anyuza muri iyo cordon ombilical. Ni nk'uko umwana yaba mu nda hanyuma bagakata ikimuhuza na nyina, ahita apfa automatiquement. Natwe rero kwizera nicyo kiduhuza n'Imana. N'Imana inyuza imigisha yayo, n'Imana yanyujije agakiza kacu, n'Imana inyuza ibyo dukeneye muri ubuzima, n'Imana izanyuza ibidutegurira kuzajya muri wa muragi wacu wo mu ijuru. Imana yabwa icyubahiro. So if you lose faith, you lose everything from God. Amen. Uba cut off. Amen. Na nibyo bivugwa muri Yohana 15. Nije muzabibu ukuri, niko Yesu yavuze. Namwe muramashami, data akaba nyirawo. Nkuko ishami idashobora kwera ritari ku muzabibu, ngo niko namwe ntacyo mubasha gukora mutafite. Bivuga ngo ishami rihuzwa n'igiti, amen, kugira ngo ibitunga byose biva mu butaka bikururwa n'imizi bikwire hose no mu mashami no mu bibabi. Ishami rero iyo barikase ku giti ritaribura ibyo kurya, ritaryuma, rikabura ubuzima. Yesu aravuga ngo nigiye muzabibu ukuri, igiti cy'umuzabibu, data niwe nyirawo, mwebwe muri amashami. Nguko ishami ridashobora kwera ritari ku muzabibu, ngo niko namwe ntacyo mubasha mutafite. Bivuga ngo rero kwizera niko kuduhuza n'Imana. Imana ishimwe cyane. None hano batubwiye ngo
mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. None nutakaza kwizera, izo mbaraga z'Imana ziraza kubona aho zinyura ngo zikurengere? Oya. Iyo utakaje kwizera utangira kuba umuntu pano usanzwe, urenze usanzwe. Utangira kuba diabolo, un petit diable, agasatani gato. Kuko inini murayizi, kera yitwaga Lucifer, uyu munsi yitwa Satani, l'adversaire de Dieu, umwanzi w'Imana. Wowe utuhinduka ka diabolo, witwa pire kurusha kera. Iyo utaye kwizera, nimba warakwigeze, ntabwo ugaruka kuba wa wundi, uba nyuma ya wa wundi. Bayubize kubera iki? Kuko realite spirituelle mwe kwimenya, amadayimoni utari ufite na kera ahita aza. Niko Yesu yavuze ngo dayimoni ivuye mu muntu ngigenda ishakisha uburukiro, yabubura igasubira kureba muri yanzu ye, yabona icyawo yirukanye kitagihari, sibyo? Ari umwuka wera kagigenda guhamagara izindi ndwi zirusha ububi, bakaza kuba muri uwo muntu bakamuhambira neza neza. Ngo ibya nyuma by'uwo muntu birusha ibya mbere kuba bibi. Mumva se? Ntabwo usubira kuba umupagani nka mbere, uba inyuma y'abapagani bose. Nimba utanywaga inzoga utangira kuzinywa, nimba utatumiraga itabi utangira gutumura, nimba utabeshyaga utangira kubeshya, nimba utarogaga utangira kuroga. Rero iyo umaze gusubira inyuma mu byo kwizera, ugata kwizera, Satani arabimenya kuko waramucitse, ahitagurutsa rero igitero bikaguhambira neza neza, ukaba mubi kurusha igihe wari utaravirwa n'umuco, n'abantu bakakuyoberwa. Nimukire n'agakiza. Iyo ukandagiye mu gakiza ka Yesu ukakavamo, tu es le plus malheureux des hommes. Wituba ingorwa. Wayibise character yawe itinduka mbi. Tane kugira ngo nuzibuke n'inzira ya kugarura kuzaba imbabazi, ahita guhambira rero, akaguha ama groupe y'abasinzi, akaguha ama groupe y'abakobanyi. Wabibise ukiberaho mu bukobanyi, ugatuka iby'Imana, ugatuka by'abarokore, ukagira gute kugira ngo igihe umuruza mutwika nawe akadoze kazabe gahagisha. Kuko Satani arabizi kimutegereje, aza gukoresha ibyaha n'utwaha n'ibyaha n'ibiki byose. Kuko gutatira igihango wagiranye na Kristo, biravuga ngo iyo ureka kubaho, icyoroshe yireka kubaho, kuba Yesu Kristo waramugumbiriye, haleluya, hanyuma ukamuvaho. C'est terrible ça, terrible. Ababurayo 10:26 tugeze kuri 31. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba gisigaye igitambo cy'ibyaha, kiretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejeje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Kuko tuzi uwavuze ati, guhora n'ukwanjye nijye uzitura, kandi ati, Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Amen. Dusubirwemo tsiro ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ayo maboko y'Imana azabasumira. Mumvise impamvu ngo kumenya umwami ukamenya ineza ye, hanyuma ukamuvaho ugatangira gufatanya n'abanyabyaha,
ugatuka ibye, Bibiliya ivuga ngo ubu mumukandagiye. Ibaze gukandagira umwami, le prince de la vie, le créateur, rurema. Ikiremwa kikandagira rurema, conséquences zirakomeye. Mwabyumvise? Amen. Abantu bakinisha ibyo batazi. Tugaruke muri Petero. Amen. Kwizera niko kwaduhesheje gukizwa. Amen. Kandi kwizera niko kuturinda. Iryo muri surinye. Kwizera niko kuturinda. Utakaje kwizera, uburinzi bw'Imana ubutakaje. Nta protection y'Imana izakubaho. Kubera iki? Rizaba ari ishami ryiyonkoye ku giti. Rizaba ari uruhinja baciye cordon umbilical na nyina, icyamuzaga na nyina. Vuga ngo uyu munsi ikintu kiturinze mu gakiza ni ukwizera. Amen. Kuko kwizera igihe cyose guhari muri Kristo, nous sommes bénéficiaires de sa puissance. Imbaraga z'Imana, haleluya, tuba tuzifite uburenganzira. Ntuzapime guta kwizera. Ntuzire wishuka ngo urebe abandi bari barava mu gakiza ngute kwizera. Kwizera niko kuturinda. Kuko imbaraga z'Imana zikora ari ukwizera. Iyo nta kwizera, on n'est plus bénéficiaire de la protection de Dieu. Nta n'uburenganzira tubifiteho. Amen. Kwizera niko kurinda abantu b'Imana. Niko mukabivuze. Hanyuma ngo c'est là ce qui fait votre joie. Ngo ibyo nibyo bibaha umunezero. Ese murawufite umugoroba? Amen. Ngo ibyo nibyo biduha byishimo. Ariko ibyishimo muri iki gihe biragenda bikendera. Sinzi ibyo ari byo. Mwandusha amakuru. Nini yandusha amakuru? Ibyishimo by'ubwoko bw'Imana bigenda biba ngume. Sibyo? Ariko Bibiliya iratubwira impamvu. Amen. Hano Bibiliya iratubwira impamvu. Iratubwira impamvu aho kwishima twebwe, haleluya, turindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Hari impamvu ibyishimo bigenda biba bike. N'amagambo akurikira kuri ya murongo wa 6. 6 6. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi. Amen. Ngibyo rero. Ngo turishima kubera ibyo byiringiro dufite mu Mwami. Ariko rero tugakubita kuri realite ya buri munsi. Ibyo bita le réel. Le réel ni ibintu ubona wumva. Amen. Haleluya. N'ubuzima bwa buri munsi. Ubwo buzima buri munsi rero ngo burimo ibintu byinshi. Bitatunezeza, bitugerageza. Aribyo wifuza ko bihinduka kona ntibirahinduka. Aribyo wifuza ko bivaho ariko ntago biravaho. Aribyo wifuza ko bikorwa mu buryo sibyo runaka ariko ntibirakunda. Okay? Ibyo rero bita bikunyaga bya byishimo. Amen. Ibigeragezo bya buri munsi bitunyaga bya bishimo. Ubuzima rero busanzwe Satan abwungukiramo. Satan exploite les réalités de cette vie. Satani akoresha ingorane z'ubuzima kugira ngo anyage bari abantu barindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Babandi bitwa ko batoranijwe, bahamagaye baratoranijwe. Amen. Akabanyaga bya byishimo.
tugahita tuba entre deux réalités, tukaba mu bintu bibiri. Mu ruhande rumwe iby'umwuka turabinezererewe, sibyo? Amen. Mu rundi ruhande turacari mu buzima bufatika. Noneho bigahita bigongana, bigahita bikira icyo bita tension, la tension. Amen. Bitabire ma tension. Shaka kunezererwa ibyo umwami yampaye mu kwizera, ariko ari indi reality raho, sibyo? None ugasanga rero kubijera rero biragora benshi, ugasanga rero bahengamye uruhande rumwe. Ntago byoroshye kuba, amen, in between. Mvuge muti in between. Ntago byoroshye kuba hagati aho, hagati y'ibyiza Imana ikubwira muri Kristo na wa murage nababwiye utegereje mu ijuru na reality ya buri munsi. Hagati aho rero biragoye kumanaginga ibyo. Wayubise? Iyo umuntu rero ahengamiye cyane mu ngorane z'isi, ahita atakaza ya cordon umbilical, ahita atakaza kwa kwizera. Na za mbaraga zabikiwe kumurinda zigahita zigenda. Zimaze kugenda rero ahita ahinduka nk'agatama, intama iri mu bihuru amasega yararekereje ngo ahite acakira. Benshi rero baracakiwe. Umunsi bari baratafunwa. Mvuze bari baratafunwa. Nimwibaze intama noneho amadubu n'ibiki byose, sibyo? Kubera yuko Dawidi yagiye kure. Muziko Dawidi yarindaga intama zase, sibyo? N'urugero nzanye. Dawidi avuga ngo idubu igihe ryazaga nararwana nazo. Amen. Niyo yafashe nkayikuramo mu kanwa kayo itarayihekenya. None twe dufite imbaraga z'Imana, amen, ziri mu cyo kimbisha Dawidi muri za ntama zase. Izo mbaraga zituvuyeho rero, sibyo? Noneho ya maduba aradufata kuko nous sommes sans défense. Ahita ducakira, hanyuma akatwonsa, akadusha ku ibero, aradutafuna. Mumuti aradutafuna. Iryo ni ijambo riremereye. Nazo ko Kinyarwanda kuhekenya, aragutafuna. Muvuga ati aragutafuna. Benshi ari warabahekenye, tugufa yaramenaguye. Wayibi mu buryo bw'umwuka. Imana idufashe. Amen. Rero igituma rero ibyishimo tubibura nukubera ko ariho ibyo bintu bibiri. Ariho iby'Imana itwiringiza muri Kristo, ariho n'ubuzima buri munsi. None bikagongana rero. Ugasanga umuntu rero kwishima ntago bimworohera. Kwishimira mu mwami. Cela 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résulter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare kuko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro. Kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukuri, amaherezo kuzabaheshe ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Amen. Hano Bibiliya igeranya ukwizera kwacu na zahabu y'igiciro. Amen. Ngo mu maso y'Imana ukwizera kwanyu ikubona nka zahabu. Kwizera ngo ni zahabu, ariko apana zahabu yo mu isi. Amen. Haleluya. Ahubwo ngo kurenze zahabu. Amen. Votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Kubera iki? Kubera ko zahabu nayo irashira. Ariko kwizera kwanyu, haleluya, kwizera kwacu, amen, nukwizera mu bidashira. Ngo ariko zahabu nayo nubwo ishira. Mumvise?
bavuze ngo kwizera kwanyu gufite agaciro kurusha zahabu ishira. Ngo ariko kwizera kwanyu, amen, ngo nkuko zahabu igerageresha umuriro. Kubera ko zahabu bayivugutira mu muriro kugira ngo ishire inkamba ziveho, iyo tele scorie, noneho haboneke brillance ya zahabu, ukurabagirana kwa zahabu, imyanda iveho, none zahabu igaragare. None kwizera kwacu nako kukwiye nako kugeragezwa nkuko zahabu inyuzwa mu muriro. Ari umuriro wateganijwe kugerageza kwizera. Zahabu inyuzwa mu muriro, de haute intensité, muriro. Aba ofevre bari bakora amabiju n'ibiki barabizi. Ngo no kwizera kwawe nako ngo niko gukwiye kugeragezwa. None umuriro ugerageza ukwizera n'uwuhe? Nibyo tunyuramo, amen, tukarwana na Satani, tukarwana n'isi ishaka kutugarura mu bubata, tukarwana na za kamere zacu, tukarwana na ikintu cyose kishaka kutuvana mu busabane n'Imana. Kwizera kwacu rero kukwiye kugeragezwa. Ibigeragezo ntabwo ari icyaha. Icyaha nuko byakunesha kaguherana. Ibigeragezo nibyo bikuraho ya myanda yose ngo kwizera k'umuntu kugaragare ko gushinzwe mu Mana nzima. Kuko ushobora kuvuga ko ufite kwizera kandi nta kufite. Iyo ibigeragezo bije umuntu akabinyuramo, haleluya, akabisohokamo ayesheje Imana y'icyubahiro, uwo muntu koko Imana imuhamiriza ko afite ukwizera nyako, atari uko amagambo. Rero nitukange ibigeragezo, ntabwo tubyihamagarira, ariko nibiza nitukuka umutima, ahubwo dusaba Imana iduhe za mbaraga ziturinda kugira ngo ziduherekeze mu byo bigeragezo. Iyo tanuru y'umuriro, haleluya, nituyigeramo dusaba Imana, haleluya, yasanzemo Shadraka, Meshaki, Abedinego, wa muriro Imana yahagarika ubukana bwawo, hanyuma basohokamo bemye bagahisha Imana ya Isirayeli icyubahiro. No muri uwo muriro w'igeragezo ntabwo uzaba uri wenyine, uzaba uri kumwe n'umwana w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Bibiliya ivuga ngo hamwe nibagerageza Imana izabacira akanzu, ko ntabwo yizemera ko mugeragezwa birenze uko mushobora kwihangana. Imana ishimwe. Imana irazi niveau de foi yanjye, irazi urwego rwo kwizera yampaye, irazi urwego kwizera yaguhaye, haleluya. Rero ibigeragezo byanjye ntabwo bizaba mu gipimo kimwe n'ibyawe, kuko Imana irabizi ibyuriya n'imbi uriya biramuhitana. Uriya niwe azahangana nabyo, ibyuriya sinabihuriye byamuvana mu gakiza. Niyo mpamvu rero tugeragezwa mu buryo butandukanye. Imana ishimwe. Ariko byaba bito, byaba ibiciriritse, byaba binini, byose biri kuri controle y'Imana. Haleluya. Imana ifiteho controle. Imana ishimwe. None rero mbere ko njya mu mwanzuro naje kubabaza ibigeragezo, amen, iyo tari twe twabyikururiye biba byemewe n'Imana? Iba yabyemeye? Bien sûr. Iyo tubwise ngo kwizera kwanyu niko kurusha agaciro zahabu ishira, ngo ni ngombwa kutegerezwa kugeragezwa kugira ngo kugaragare ko ushinze muri Kristo Yesu. Amen. Kandi ngo tumaze kugeragezwa tukanesha, ngo ingaruka yabyo c'est la louange, la gloire et l'honneur. Ngo igihe Yesu azaseruka, abanyuze muri ibyo bigeragezo bakarinda kwizera, ngo bategerejwe n'ibintu bitatu. Udusomere hano: la louange,
ari kuri wa murongo wa 7. La louange. kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izaba igiciro cyinshi, kandi izaba nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri. Kumbe rero dirogiraho, kumbe rero iyo hatabaye ibigeragezo, muvuge muti itanuru ry'umuriro, iyo hatabaye ikombe ry'umuriro, iyo hatabaye umuriro ari byo bigeragezo, ngo ntushobora kumenya ko udafite ukwizera kwa fake. Kuko bavuze ngo kugaragare kwa ruku, uvuga ngo ukwizera kwa fake. Muti habaho ukwizera kwa fake. Igihe cyose kutaranyura mu muriro, ntabwo wamenya ko ufite ukuri authentique cyangwa fake. Amaherezo kuzabahesha ishimwe. La louange. Kuvuga ngo nitunesha rero ishimwe riradutegereje. N'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mu bintu bitatu dutegereje: ishimwe, ubwiza n'icyubahiro bidashira. Ibyo nyine dutegereje nidusangwa dufite kwizera. Imana ishimwe. Haleluya. Ibi niyo dutegereje. Imana izadushima, Imana izaduha icyubahiro. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkorera nankurikire, kandi umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana. Urazi Imana ihamagara izina ryawe mu isinzi ry'abamarayika batabarika, ikaguhamagara mu izina ngwino, bagahita baguha decoration, bakaguha medaille. Terrible ça. Amen. Niko bizagenda, bazahamagara amazina. Haleluya. Ngo ari izina twahawe tutabasha kumenya uwo. Haleluya. Azaduhamagara tuzamenya ko ari twebwe. Hanyuma aduhe decoration, atwambika imidari imbere y'abamarayika bose batabarika, n'imbere y'abakiranutsi mu bihe byose. Haleluya. Tubero koni mbere y'Imana. Gitangaza. Imana ishimwe. Decoration. Umunsi urahambaye. Amen. Ishimwe, ubwiza n'icyubahiro Kristo nahishurwa. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mumukunda mutaramubona. Mumukunda mutaramubona. Ninde hano yamubonye n'amaso? Ninde yamubonye n'amaso? Nawe. Ariko turamukunda. Iyi rero ni miracle. Ni gitangaza. Amen. Hari igihe bitugora gukunda abo tubona, ariko we tutigeze tubona turamukunda. Si gitangaza ra? Hari igihe bitugora gukunda abo tubona, ariko we tutigeze kubona turamukunda. Si gitangaza? None se bivahe ko bikugora gukunda abo ubona? Bishoboka bite ko ukunda utigeze ubona Yesu Kristo? Ngo nibiva kuri wowe, niwe ubitera muri wowe. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. En qui vous croyez sans le voir encore. Kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Kandi none nubwo mutamureba muramwizera. Nubwo tutamureba turamwizera. Yesu yabwiye Toma gute? Igihe Toma yavuze ngo nintamukoraho sinemera ko yazutse, ngo hahirwa abazizera batarinze kubona. Hahirwa Toma, ngwino nunkoreho, ntago ndi umuzimu, sibyo? Amukoraho hose, abona ko ari Yesu wazutse, ahita apfukama ngo mwami wanjye kandi Imana yanjye. Ahita avuga ngo urizeye kubera ko ubonye. Hahirwa abazizera batabanje kubona. Twebwe rero turahiriwe.
kubera yuko turamukunda, turamubona, turamwizera kandi ataraseruka. Ibyo rero nibyo bizaduhesha iki? Ishimwe, ubwiza, n'icyo icyubahiro. Ubiharanire. Amen. C'est pas fini. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa. Ngo tukishima ibishimo byiza bitavugwa. Ariko Satani ajya bitubuza, ajya bitunyaga, akakwereka ko nta mafaranga, nta kazi, ingorane nizi ama expectations yawe utageraho, ibyo wifuza kugeraho ntubigereho, n'ibindi bikakunyaga ibi byishimo. Haleluya. Nibyo Yesu Kristo yakoze, kandi nibyo arakorera, nibyo akubikiye. Imana ishimwe. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Aho nuturangiriza. Kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Amen. Hano c'est conjugué au futur. Muviriza? Parce que vous obtiendrez. Kuko muzahabwa. Muzahabwa kiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Amen. Muzahabwa agakiza k'ubugingo bwanyu biturutse muki? Mu kwizera kwanyu, kuko ntago mwagutaye. Haleluya. Kuva igihe mwizeraga Yesu, mwarakomeje kumwizera. Hanyuma nimurangiza muri uko kwizera, mutigeze muguta, ngo niko gukiza ubugingo bwanyu. Ubugingo bwawe uzabukiza nukomeza kwizera kugera kwiherezo. Yesu yaravuze ngo ahirwa abihangana kugeza kwiherezo. Muzi yuko kugeza kwiherezo binanira abantu benshi. Jewe iyo ndebye igihe nakizwaga na generation yangiye gukizwa, uretse abapfuye, uretse abagiye mu ijuru n'abandi bapfuye. Amen. Abakiriho nkanjye ntabwo ari benshi bakiri mu gakiza. Kubera iki? Kubera iki? Kandi bamwe bari bafite umuriro wagakiza uri authentique, ariko ntabwo bakiri mu gakiza. Benshi ntabwo bari mu gakiza. Ariko icyo gihe barafite umuriro ngo twari dufite, baragurumanaga urukundo rw'Imana. Ariko uyu munsi ni imbarwa generation yanjye, urungano rwanjye rwo gukizwa, abo twakirijwe rimwe, uretse abapfuye, abakiriho ni bake bakiri mu gakiza. Kubera iki? Babuze iki? Kwihangana. Ngo uzihangana akageza kwiherezo ni uzakizwa. Muvandimwe, uzihangane ugeze kwiherezo. Imana ishimwe. Hari umuntu yavuze ngo heri mwisho kuliko mwanzo. Iherezo niryo rihambaye kurusha gutangira. Mwese mushobora gutangira, ariko iherezo hagati aho hari bikomeye. Amen. Turashaka rero dusoze kuri iri jambo. Niwe namwe muri hano, sibyo? Ntabwo nshaka kubahanura ibibi, ariko umwami agize nk'imyaka 5 ataragaruka, muzirebemo abakiri mu gakiza, muzasanga ari imbarwa. Wayo? Kandi umuntu ari hano azi yuko bitamureba we, wazaba ari mu gakiza, ariko gasanga baragiye bose, bari mu isi. Ahirwa uzihangana akagera kwiherezo, ngo niuza uzakizwa. Donc on peut perdre son salut. Imana ishimwe. Reka rero ijambo ry'Imana ritubwiye twebwe rero mu bijyanye n'ibihe turimo no kutwe kubihagararamo. Amen. Niho dusozera Abaroma 13. Abaroma 13.
umurongo wa 11 tuze kuri 14, hanyuma on va boucler la boucle, tuza gusoza. nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Ngo ijoro rirakuze bwenda gucya. Ndakuvuga iki? Jésus c'est le Seigneur du jour, tandis que Satan c'est le prince de la nuit. Yesu ni umwami w'amanywa, Satani ni umwami w'ijoro. Wabibise? Nuvuga ngo iyi si iri mu ijoro, imaze igihe mu ijoro, ariko ryenda risatira umuseke. Wabibise? Turi hafi kubona inyenyeri yo mu ruturuturu, l'étoile des bergers, inyenyeri ibonwa n'abungeri. Mbere ko izuba riseruka abanza kuboneka inyenyeri yo mu ruturuturu. Amen. Inyenyeri yo mu ruturuturu rero izabonwa n'abari maso. Yesu yitwa inyenyeri yo mu ruturuturu, the bright morning star, l'étoile brillante du matin. Amen. Mu Giswahili nyota ya alfajiri. Iyo ntabwo ibonwa n'abandi, ibonwa n'abungeri kuko baba maso. Muri abihugu bya hariya abungeri barara ijoro bakesha, niyo babona iriya nyenyeri mu gihe abandi bari mu mariri yabo. Iyo abantu bakangutse bo babona izuba rirashe, ariko bo baba babonye inyenyeri yo mu ruturuturu. Yesu rero ubuhanuzi buramwita ngo inyenyeri yo mu ruturuturu, itazabandura mu mitima y'abandi, izabandura mu mitima y'abari maso. Imana ihabwe icyubahiro. None ko bwenda gucya ngo tugire guti? Ngo agakiza karatwegereye none kurusha umunsi wa mbere twizeraga. Uko bukeye uko bwije bitwegereza agakiza ku bugingo bwacu. Twavuze ngo kwizera kuduhesha gukizwa, kukaturinda kandi kuzadukiza. Ko twavuze? Amen. Twarakijwe kuko kwizera, turindwa no kwizera, kandi kwizera kuzaduha gukizwa. Kuko kuvuga ngo ni the final step. Hallelujah. Intambwe ya nyuma. Hallelujah. Y'urugamba rwacu. Intambwe ya nyuma yo kurangiza urugamba tukarusohokamo. Aho rero ngo tumeokoka kabisa. Amen. Naho tuzongera guhura n'intambara ya Satani. Niko gakiza rero iherezo ryako. Twarakijijwe, turakizwa kandi tuzakizwa. Rero mu kurangiza abavandimwe, iyi si igeze mu ijoro ryenda gucya, rirakuze, bwenda gucya. Umwami w'umwijima, umwami w'ijoro Satani arabizi ibihe turimo, azi yuko umwami Yesu, haleluya, inyenyeri mu ruturuturu kandi akitwa izuba ryo gukiranuka. Yesu ni byombi, ni inyenyeri ku itorero rimutegereje yo mu ruturuturu, haleluya, mu gihe abandi basinziriye mu bitotsi byo mu mwuka, kandi Yesu akitwa izuba muri Malaki ryo gukiranuka. Ni ryari azaba izuba? Ni ryari Yesu azaseruka muri iyi si nk'izuba? Ni gihe azaza ku mugaragaro, amanga yose akamubona aje kwima ingoma ye. Azaba ari kumwe n'abera bose, ariko twe tuzatwabanje kumubona nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Yo ntabwo itwika, haleluya, ifite une lumière très douce. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu igihe azaza kutwara itorero, haleluya, azaza afite inseko. Haleluya. Son sourire va irradier l'univers.
azaza afite inseko, ariko nagaruka kwima ingoma ye, haleluya, azaza ari intare y'umuryango wa Yuda, kuko azatontoma du haut des cieux, mu juru amadayimoni yose aza kuri imishwaro. Ariko rero wowe ubimenye, ijoro rirakuze, niyo mpamvu ubona isi iri mu bibazo, niyo mpamvu intambara ziteye ubwoba ziro ziraza, haleluya. Ukraine izanye ibibazo bikomeye bishobora kwinjiza isi mu kaga k'intambara ya gatatu y'isi yose. Wabyumvise? Ibi biraba muri Israel, muri Burasirazuba hagati, iraba muri Afrika, iraba mu mpande zine z'isi. Isi iragaragara neza yuko iri mu mwijima w'icuraburindi. Ngo bwenda gucya rero, igihe cy'umwami w'umwijima, umwami w'ijoro, Imana igira igishiro iherezo, hagira tangi rero ingoma y'umwami w'umucyo, ari we Yesu Kristo. None ngo tugire gute? Twiyambure ibikorwa by'umwijima. Amen. Babivuze hano ngo twambare intwaro z'umucyo, kandi ngo tugende nk'abagenda ku manywa, tutagenda mu biterasoni. Mu biteye isoni tubyiyambure, tube mu buzima buri transparent. Haleluya. Ukwiye kuba muri transparence, ntuzagire ubuzima bwo mu mwijima, uri umwana w'Imana kandi ufite ibindi uhishe. N'ubu umwana w'umucyo bigaragarire bose, bigaragarire Imana, bigaragarire abadayimoni, bigaragarire n'abana b'abantu. Amen. Ngo twambare umwami Yesu Kristo, haleluya. Kandi ngo niduhe kamere zacu urwaho kugira ngo dukore ibyo kamere ishaka. Bavandimwe rero, uyu mwanya soza nashaka kubwira yuko igihe cyo kwinjira mu byo twabikiwe kiregereje, igihe cyabera kugororerwa kiregereje. Ntabwo ari igihe rero cyo gucika intege, ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, ahubwo ni igihe cyo gushikama mu kwizera. Haleluya. Kugira ngo bizaguheshe agakiza ku bugingo bwawe. Kwizera kuduhesha gukizwa, kuraturinda kandi kuzatuha gukizwa. Imana ibahe umugisha. Duhaguruke. Haleluya. 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 Uyu mwanya uvugane n'Imana, wumvise ijambo ry'Imana, aricyo ryavuganye nawe uvugana n'Imana. Nimba ari ibintu ukwiye gukosora, bwira Imana ikubabarire, rw'imbaraga zo kubikosora. Nimba waraguye, ntago rirarenga, wakubabariye kera aracyafite imbabazi. Wongera umugane, aramvura ukuboko kwe aguhagurutse. Uguye ni igihe cyo kubyuka, usinziriye ni igihe cyo gukanguka, wapfuye mu mwuka ni igihe cyo kuzuka. Kristo yongera mumurikire. Uyu munsi Imana iravuga, Imana iravuga ngo bafite amatwi nibumve icyo umwuka abwira itorero. Imana iravuga ngo agakiza karatwegereye kurusha umunsi wa mbere igihe twizeraga. Rero mwene data, isi nigushuke cyangwa wihebe kubera ibigeragezo yaba waburimo, umenye ko Yesu ari kumwe nawe mu bikugerageza byose. Rinda kwizera kuzageza ku iherezo. Kadusenge. Mwami Yesu Kristo, turakweretse ubugingo bwacu twese, tumaze kumva ijambo ryawe, ngo kwizera ngo niko gutuma uturindisha imbaraga zawe, kandi ukwizera kwacu ngo ni kunyura mu muriro ntigushe, tukavamo gufite kurabagirana ku bwiza bw'Imana, ngo bizaduhesha
izaduhesha ishimwe, cyubahiro, la louange, gloire et l'honneur. Mwami, reka imitima yacu umugoroba ivemo ibitagwesha icyubahiro, uduhe imbaraga zo kwiyambura kamere n'irari ryayo, uduhe imbaraga zo kunesha iyi si na rukuruzi yayo, uduhe imbaraga zo kurisha abadayimoni bakorera muri iyi si. Mwami, duhagarare nk'abana b'umucyo, duhagarare nk'abana b'umucyo by'ukuri. Satani amenye ko turi abana b'umucyo, iyi si tumenye abo turi. Duhe Mwami kudakururwa n'ibikurura abandi. Turazi ko iyi si ifite igihe gito, kubera yuko ugiraze ari hafi kuza. Urakoze Mwami, ibyo twisengera ibyo dusengera abandi, kugira ngo Mwami abo bose bakwizera ubahe gukanguka muri iki gihe, bamenye ibihe aho bigeze, bamenye ko ijoro rikuze ko bwenda gucya. Urakoze Mwami, turasengera miliyari z'abantu bakiri mu mwijima, bataramenya ibigakiza mu mpande zine z'isi, ngo umucyo w'ubutumwa bwiza ubagereho. Ntabwo twibagiye na Israel, nayo iraba mu bihe bikomeye mu mateka yayo, kugira ngo usoze ibyo yabivuzeho, soza ibyo yavuze kuri ya bwoko, soza ibyo yavuze kuri ya butaka, kuri Yerusalemu, ku musozi w'ingoro. Urakoze Mwami, ku ijambo ryawe ari ukuri, nta kanyuguti na gato kazarivaho ridasohojwe. Waravuze ngo icyoroshe no kwizuru n'isi bivaho, aho kugira ngo haveho n'akanyuguti na gato ku ijambo ryanjye. Isi n'ijuru bizavaho, ariko ijambo ryanjye ntacyo rizaba. Duhe kuryizera kugeza ku iherezo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Katubaho umugisha, ubone bwo mwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen.